ibicuruzwa bigera hanze mu mahanga, gukora inganda, bakora mu nganda zitandukanye, harimo ikibazo cy'ingufu ndetse n'amazi bitari bihagije. Minisiteri bifite mu nshingano mugeze mukemura iki kibazo, cyarakemutse cyangwa se n'ubu kiracyari, cyangwa se mukorana mute n'izindi nzego zifite mu nshingano? Urakoze kubaza icyo kibazo. Nibyo ubuke cyangwa se igiciro kiri hejuru cya serivisi zimwe na zimwe inganda zikenera kugira ngo zishobore gukora bishingiye ku bikorwa remezo bikiri bikeya, cyabaye kimwe mu mbogamizi zatumye koko inganda zo mu Rwanda zitashobora gukora neza kugira ngo zishobore guhiganwa ku buryo bworoshye n'abo bahurira ku masoko. Ariko rero nababwira yuko mu ngamba rusange z'iterambere guverinoma ifite gushakira ibisubizo birambye ibyo bibazo, ni bimwe ugiye muri bije ya leta ukareba amafaranga menshi ahantu ari kujya, uzasanga amafaranga ajya mu bikorwa remezo cyane cyane byo gutunganya inganda zikorera, ari imihanda, kuhageza no gutuma umuriro ujya mu nganda uba umuriro umeze neza, atari umucikagurika usanga uzanira ibibazo inganda, kubagezaho amazi kugira ngo bashobore gukora ibibazo by'amazi bigenda bikemuka. Imishinga iriho ndetse no kucyerekeye ibiciro by'umuriro cyane cyane nabyo byakunze gushyirwa mu majwi. Ubu leta ifite gahunda yo kugira ngo ibiciro by'umuriro mu nganda bigabanuke ku buryo ku gihe kitari kirekire ibiciro inganda zishyura umuriro bizabe bingana n'iby'ibihugu duhurira cyane cyane kuri iri soko ryo mu karere k'umuryango w'ubukungu w'iburasirazuba. Ari bimwe, hari ibyemezo byatangiye gufatwa mu mwaka ushize ndetse n'uyu mwaka hateganijwe yuko ibiciro by'umuriro byazasubirwamo kugira ngo turebe uburyo twakomeza korohereza inganda. Uko umuriro ugenda uboneka, icyo kintu kiratekerezwaho cyane. No ku bijyanye no gupakeginga, gufunga ibicuruzwa byo mu Rwanda cyane cyane ku bituruka ku bikomoka ku bihingwa ndetse n'ubworozi, usanga nabyo bikirimo imbogamizi. Nibyo icyo nacyo ni ikibazo kiriho kandi tuzi tunafitiye ingamba. Icya mbere, mu Rwanda twari dufite inganda nke cyane zikora ibintu bijyanye na ambaraje. Twakomeze gukangurira abashoramari kubyinjiramo. Ubu cyiza nuko dutangiye kubona abashoramari bafite ingufu bashaka gushyiraho inganda zikora ambaraje, twajyaga dutumiza hanze mu bihugu bidukikije. Ariko abantu bakunze guhura n'ikibazo cya ambaraje cyane ni ibigo bito n'ibiciriritse, ubu usanga bakeneye no kugirwa inama kugira ngo bamenye ibintu bakora barabipfunyika gute mbere yo gutekereza n'ibyo bapfunyikishamo aho bizaturuka. Ubu rero muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda turimo kurangiza inyigo ijyanye no kumenya uburyo twafasha inganda nto n'iziciriritse kugira ngo zikemure ikibazo cya ambaraje bakeneye. Turateganya mu minsi iri imbere kuzashyiraho icyo twita Center of Excellence. Ni ukuvuga ni nk'ikipe y'inararibonye mu bujyanama bajya begera ibigo nito n'ibiciriritse kugira ngo babagire inama y'ukuntu bapfunyika, ariko banabafasha kugira ngo bashobore kuba babona izo zambaraje ku biciro bito. Hari ibyanatangiye gukorwa. Buriya hari igihe usanga ibigo bito n'ibiciriritse bikeneye ubwoko bumwe bw'ibipfunyikwamo, ariko buri wese agakora ari nka nyamwigendaho. Ushobora gusanga nk'abantu benshi bakora ibinyobwa bakeneye amacupa, ariko buri wese kugira ngo azakore komande y'amacupa ye ugasanga ntibishoboka. Nta n'uruganda rukomeye rukora amacupa rwakwemera kumwohereza utuntu dukeya, kandi wenda bafashijwe kuba bakwishyira hamwe bagakora komande y'ibintu byinshi bashobora kubibona kandi ku biciro byiza. Aho niho turi kureba uburyo inganda nto n'iziciriritse zafashwa gukemura ikibazo kijyanye n'ibyo bapfunyikamo. Ariko cyane cyane turakomeza gukangurira abashoramari kugira ngo bashore imari mu nganda zikora ambaraje mu Rwanda, n'abo bantu bazikeneye bajye bazibona hafi. Kugeza ubu nta ruganda rukora ambaraje ruragera mu Rwanda? Zirahari
zirahari sinzi ugiye hariya muri Kigali Special Economic Zone buriya hari inganda nyinshi zikora izi zambaraje zisanzwe zikorwa mu makarito, ambaraje zo mu bipapuro, imifuka hari n'urundi ruganda runini rugiye gutangira rw'abashoramari baturuka muri Angola ariko biyemeje gushora imari hano mu Rwanda mu ruganda rukora ambaraje. Hari n'abandi batubwira yuko bari kwiga neza uburyo bashora imari mu gukora za ambaraje cyane cyane bari ibigo n'ibito n'ibiciriritse. Ndatekereza yuko mu myaka 2 iri imbere ikibazo cya ambaraje kizaba cyaragabanije ubukana ku buryo bufatika. Iyo urebye ku ikarita y'isi cyangwa se ku ikarita ya Afurika usanga u Rwanda ari igihugu kidakora ku mazi cyangwa se mu ndimi z'amahanga landlocked cyangwa se le pays enclavé. Ibi bishobora kugora abashoramari baturuka hanze kugeza ibicuruzwa byabo mu Rwanda cyangwa se no kubivana mu Rwanda bijya hanze. Hari umuti urabye mwe muri gushakira ikibazo ku buryo izo mbogamizi nta kintu bizahungabanya ubucuruzi bw'u Rwanda cyangwa se abashoramari zabo mu Rwanda? Nibyo ku Rwanda ari igihugu kidakora ku nyanja ni ikibazo ntashobora kwirengagiza mu byerekeye iterambere ry'ubukungu rishingiye ku bucuruzi mpuzamahanga. Ariko ntabwo ntekereza yuko ari ikibazo cyatuma abantu biheba kuko ibisubizo birahari. Igisubizo cya mbere birumvikana ni gahunda u Rwanda rurimo mu byerekeye guteza imbere ubufatanye n'ibihugu duhurira mu karere kugira ngo turebe ukuntu imishinga y'ibikorwa remezo bikomeye cyane mu rwego rw'ubwikorezi mpuzamahanga bishobora kuba byakorwa. Ngira ngo murabizi hari ikibazo cya gari ya moshi, kureba ukuntu hajyaho umuhanda wa gari ya moshi uturuka Dar es Salaam cyangwa se Mombasa ukaza ukagera mu Rwanda ikorwe. Rwose hari porogaramu ziri kuganirwaho ndetse zimwe zatangiye gushyirwa mu bikorwa ziduha icyizere cy'uko cyane cyane igiciro cyajyaga kigaragara mu bicuruzwa gishingiye ku Rwanda rutagera ku nyanja cyagenda kigabanuka ku buryo bufatika. Ariko rero buriya hari igihe naho igihugu kiri ibyo ubwabyo bishobora kubyazwa amahirwe. Nk'ubu ngubu urabona u Rwanda aho turi dukikijwe n'ibihugu binini cyane, urebye nka DRC ugafata Tanzania, Uganda, usanga ibice by'ibyo bihugu byegereye u Rwanda bikenera cyane guhahirana n'u Rwanda ku buryo bworoshye kurusha uko abaturage bari aho ngaho bahahirana n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi biri muri za kapitale ziri kure cyane. Aha rero tubonamo amahirwe kuko muri ya porogaramu yo gushyiraho isoko rimwe mu bihugu byo muri aka karere byoroshya cyane kugira ngo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bworoshywe, aribwo bugenda bufasha koko abantu batuye mu bice by'ibihugu bidukikije bari hafi y'u Rwanda bahahirane cyane n'u Rwanda. Ni naho dushingira tuvuga tuti u Rwanda yego gishobora kuba ari igihugu gito urebye imbago, ariko ni igihugu kinini cyane urebye isoko. Ubu ngubu ushoye imari mu ruganda mu Rwanda wagemurira, kubera yuko dufite amasezerano twasinye n'ibyo bihugu binyuranye kugira ngo ibicuruzwa bikorewe mu Rwanda bijye bigenda bicuruzwa aho ngaho nta mahoro yandi bitanze. Ahangaha rero hari abashoramari cyane babibonye mu rwego rw'inganda bari gushyira imari mu nganda hano mu Rwanda, ariko mu by'ukuri bareba cyane isoko ryo mu Rwanda ariko n'ibyo ry'ibihugu bidukikije. Tukumva yego ikibazo kirahari kuba tudakora ku nyanja, ariko ntabwo ari imbogamizi idafitiwe ibisubizo muri gahunda z'iterambere ry'u Rwanda. Ngira ngo muranabibona mu cyerekezo dufite harimo yuko iki gihugu cyacu cyaba icyo bita hub
muri aka karere turimo. habu ubwo bishatse kuvuga cyane cyane dusobanura abanyarwanda bo hasi. Habu sinzi ijambo ry'ikinyarwanda ryabyo, ariko mu magambo make ni ukuvuga ngo reka dufate ingamba z'iterambere zituma u Rwanda ruba uruhurirane ryo guhahirana mu rwego rw'akarere. Reka dushimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro Face Off, aho twaganiraga na Minisitiri Francois Kanimba ufite inganda n'ubucuruzi mu nshingano. Twaganiraga kuri gahunda ya Made in Rwanda, ibyiza byayo ndetse naho bigeze bishyirwa mu bikorwa. Reka mbibutse ko mwagitegure kandi mukakigizwa nanjye Thacien Biziyaremye, bifurije ibihe byiza kandi birangwa n'umunozi.